Inshuti zacu dukunda cyane z'Ijuru ry'Abera TV, Imana ibahe umugisha. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi imigisha mu gakiza k'Imana ikomeze ibane namwe ibihe byose bidashira. Nitwa Namuhanga Donati. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigaragaza ubuhamya bwa Samusoni cyangwa se amateka ya Samusoni. Turahera kuri episodi ya mbere y'amateka ya Samusoni ataravuka, niyo tugiye guheraho, kandi ndizera ko turi bufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze abane natwe mu izina rya Yesu. Kanda subscribe winjire mu Ijuru ry'Abera TV. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe, reka tubanze dusenge Imana. Mana isumba byose, turagushimiye se w'umwami wacu Yesu Kristo, turabigushimiye kubwo watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugushimiye yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi ugenda ubana natwe, ukaduha amagara mazima, kandi ugakomeza kudutsindira ababisha buryo bwose butandukanye. Turagusabye kugira ngo muri uyu mwanya w'ijambo ryawe ukomeze kubana natwe. Reka Mwuka Wera akomeze atuyobore mu kuri kose, kandi abantu bose bazumva ubu butumwa bwiza buri mu ijambo rya mu byanditswe byera bazafashwe nabyo, kandi iri jambo ryawe rigire aho ribakura, rigire n'aho ribashyitsa. Reka ijambo ryawe ribabere inkota rityamugi yombi, kandi ribabere inkomezi muri uru rugendo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome igitabo cy'Abacamanza, igice cya 13 umurongo wa 6. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana, hateye ubwoba. Ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda, uzabyara umuhungu. Kandi ati, uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri, uhereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa. Marayika w'Umwami Imana aragaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahita yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Amen. Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo, aramubaza ati, mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati, ni njyewe. Manowa ati, ibyo wavuze nibisohora, mbese azaba ari umuntu ki, cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye ku mizabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ku kintu cyose gihumanya. Nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Amen. Amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu.
aya ngaya ni amateka cyangwa ni ubuhamya bw'umwana cyangwa bw'umugabo bita Samusoni. Twifuje kubagezaho iki gice cya mbere cyangwa episode ya mbere y'amateka y'ubuhamya bwa Samusoni. Samusoni uyu nguyu yari umwana, ariko papa we bamwitaga Manowa yari umwe mu Bisiraheli, ariko mu Bisiraheli babaga bari kumwe n'Imana iminsi yose. Manowa yari wo mu muryango uciriritse wo hasi uciriritse mu miryango ya Isiraheli, utarigeraga avugwa mu Bisiraheli. Yari afite umugore we, ariko mu gushakana bari bamaze imyaka myinshi batabyara, nta mwana bafite. Manowa uyu nguyu Imana yaje kumugirira ubuntu, imuha umwana amwita Samusoni. Muri kino gihe cya Manowa Abisiraheli bayoborwaga n'abacamanza. Abisiraheli bayobowe mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere bayobowe n'abayobozi, harimo Mose, hakabamo Yosuwa. Icyiciro cya kabiri bayoborwa n'abacamanza. Icyiciro cya gatatu nicyo wenda tuzarebaho ubutaha, uburyo bagiye bayoborwa n'abami. Umwami wa mbere wabaye wa Isiraheli n'uwo bita Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Hanyuma mu kubaho mu gihe cy'abacamanza, bari bafite gukoronezwa n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bamereye nabi kubera ko Abisiraheli bari baragomeye Uwiteka, bajya kure y'Imana bakurikira izindi mana. Imana ibahana mu maboko y'ababisha, ibarekera amaboko y'Abafilisitiya cyangwa y'Abafilisitiya. Abafilisitiya babagirira nabi cyane, bakazajya bahinga, hanyuma Abafilisitiya bakaza bagasarura, bakajya babakoresha iby'uburetwa, mbese babayeho mu buzima budashimishije. Hanyuma Imana mu gihe babayeho muri ubwo buzima bakoronezwa n'Abafilisitiya, ababisha babo babamereye nabi, bari bamaze imyaka 40. Imyaka 40 nibwo Imana yaje kwiyereka uyu mugabo bita Manowa, imuha kubyara umwana w'umuhungu. Imuha kondisiyo, iramubwira ngo uyu mwana uzavuka ntagire icyuma kizamwogosha ku mutwe cyangwa ngo kimwogoshe umusatsi. Imubwira ijambo rya Kayowa ati ntagire igisindisha kizaboneka muri we, nimuzamuha inzoga, nimuzamuha ikintu cyose gihumanye. Kandi uyu mugore agitwite uyu mwana, nawe ntazigere anywa vino y'umuzabibu cyangwa ikintu cyose gihumanye cyangwa gisindisha, kuko uyu mwana ari umunaziri, ngo azaba uwera, azagira imbaraga, kandi azaba umuntu ukomeye, azaba ari umunyembaraga, ari umuntu w'igitinyiro kugeza igihe azapfira. Ndashaka kubwira ijambo rikomeye cyane. Samusoni ahangaha avuka, papa we na mama we bari bahawe iryo sezerano y'uburyo bazagenza umwana n'uburyo bazitwararika kugeza igihe umwana azavukira. Isezerano barihawe ari babiri. Ntabwo bigeze bajya gusakuza mu Bisiraheli bavuge ngo Imana yambwiye. Dufite abarokore bacu bo muri iyi minsi, cyangwa benshi muri twebwe twumva ko ari icy'Imana yatubwiye, tugatangira kubwira abandi iby'Imana yatubwiye. Reka nkubwire, Imana ijya kuvugana nawe yavuganye nawe mwenyine. Nayo mpamvu ukwiriye kurinda isezerano Imana yakubwiye, kugira ngo rizarinde risohora. Uzacika intege cyangwa ngo ujye gusakuza, kuko iby'Imana yavuganye nawe no kubikora izabikora. Samusoni yaravutse, avuka ari umwana w'igitangaza.
ijambo twakuramo hano cyangwa inyigisho twakuramo muri kino gice cya mbere, muri episode ya mbere twifuje kuganira, ko tuzagenda tureba n'uburyo Samusoni yagiye akura, n'uburyo yagiye agwiza imbaraga, n'uburyo yagiye anesha Abafilisitiya. Ibyo tubibikiye muri episode ya kabiri n'iya gatatu ndetse kugeza kuri episode ya gatanu. Ariko ijambo ririmo hano ni ijambo rikomeye rivuga ngo rinda isezerano Imana yaguhaye. Rinda isezerano Imana yaguhaye, naho byatinda bizasohora. Isezerano ry'Imana ntabwo rijya ritinda nk'uko abantu baritekereza, kuko imyaka 1000 ku Mana nk'umunsi umwe gusa. Rero reka nkubwire, rinda isezerano ry'Imana, iry'Imana yakubwiye cyangwa iby'Imana yakubwiye byose, ibyo yavuganye nawe izabikora. Vugana n'Imana, aba ariyo yonyine usenga, kandi aba ariyo yonyine wambaza ku manywa na nijoro. Manowa n'umugore we bagize iryo banga kugeza igihe babonye umucunguzi uzabacungura, ku banzi wabo uzabarwanirira. Samusoni yaje kuba umucamanza, akazajya arwanirira Abisiraheli, akanesha Abafilisitiya. Imana iguha umugisha, nawe uzatsinda nukomeza isezerano ry'Imana. Ntuzave mu masezerano, kuko gutinda kw'amasezerano niko kurama kwa nyiraryo, kandi ntugasakuze mu kigeragezo. Ntuzagire ubwira isezerano Imana yakubwiye, ahubwo rizabe ari ryo banga ryawe. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze iguhezagire. Turi kumwe, tuzasubira ku gice cya kabiri. Imana iguha umugisha.